twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera bikomeze biganze. Haleluya. Uyu ni wa mwanya wa mbere y'uko nko kubika umwanya tujya tugira umwanya wo dufata tugasenga, tukabwira Imana, tukayibwira ngo Uwiteka ngwino bane natwe. Imana ikabana natwe kandi tubonye Imana ikorera muri ibi byose. Tubonye Imana itugirira neza, tubonye Imana iturwanirira, tubonye Imana iturengera ku manywa na nijoro. Nukuri ni mutabura uko abigenza, ni Alpha kandi ikaba na Omega, ni itangiriro kandi ikaba ni iherezo. Izina ry'Imana nikomeze rishimwe kandi izina ry'Imana nikomeze rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero tubahaye ikaze, mwebwe mwamaze gukora subscribe. Imana ibaha umugisha, imbaraga n'amavuta muri byose. Ikindi niba nawe utarayikora ni umwanya wo kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho mbere y'abandi, kandi ukoreshe ya kugira ngo bigere no ku bandi benshi, ndetse twereke ko dukunda kandi aho ngaho hari igikumwe, uko aho handitse like cyangwa se aho hari igikumwe kore kuri like bitwereka ko dukunda, natwe turabakunda. Imana igikomeza kubaha umugisha, Imana igikomeza kubarinda, kandi Uwiteka Imana ajya komeza kubayobora muri buri kimwe cyose mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya rero murabizi tubanza gusoma ijambo, tujye gusoma ijambo ry'Imana. Iri jambo niryo turi buze gusengeramo, tubwire Uwiteka Imana bane natwe, tubwire Uwiteka Imana tugirire neza, tubwire Uwiteka Imana turengere kandi atubere ku rugamba. Ijambo tugiye gusoma ni ijambo turi busange mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ijambo turi busome turazisanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibice byaho ni 3. Turasoma umurongo waho wa 11. Byahishuriwe Yohana, ibice byaho ni 3. Turasoma umurongo waho wa 11. Haravuga ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Amen. Uyu murongo reka ngusubiremo. Haravuga ngo dore ndaza vuba, ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Aya magambo tugiye gusoma, tumaze gusoma, ni amagambo Yesu yandikiye itorero rya Philadelphia, kandi ari kubwira iri torero bitewe nuko bamwumvaga, bitewe nuko yabonaga ari abantu bafite umuburo. Ntabwo Yesu yigeraga abwira abantu abona batamwitayeho, ntabwo yabwiraga abantu ariko ubona bajagaraye. Yesu ntiyigeze atagaguza, kuko murabizi yuko hari nabigeze kumubwira ngo nagira ababwiriza, abasubiza ijambo ryiza, arababwira ngo ntabwo ibyo kurya by'Uwiteka Imana wabiha ingurube, wabinyanyagiza mu ngurube. Yesu rero ntabwo yapfaga kuvuga ku batamureba, ntabwo yabwiraga batamwitayeho. Ariko muri aka kanya aramanutse avuganye natwe mu ijambo. Mbere yuko inkoko ibika arongeye yatubwiye ijambo rikomeye. Aravuze ngo aratwibukije, aravuga ngo dore ndaza vuba, nuko komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Haleluya. Nshuti mwene data nkurikiye muri uyu mwanya wa mbere yuko inkoko ibika, ibintu biri kudutwara imbaraga ni byinshi, ibintu biri kudukamura ni byinshi. Haleluya. Maze iminsi ndi mu gusenga, Imana irambwira ngo nitwambare imbaraga dusenge, kuko imbere gato imbere hagiye gutambuka umuntu wambaye imbaraga kandi akaba yarasenze. Reka mbabwire, ibyo muri kureba biracyari bike, ibyo muri kwibwira biracyari bibisi, ibi bintu muri kureba ntaho biragera. Hagiye kubaho ibindi bintu utatekereza, hagiye kubaho ibindi bintu bikaze ku buryo utabyumva. Imana ndimo senga nagiye kubona, mbona hari ahantu, murabizi ibintu bimeze nkaho muzi ahantu hari busheri. Nagiye kubona nisanga nkaho ngaho. Imana irambwira ngo senga, kuko abantu bagiye kubona ibintu bikaze, bagiye kubona ibintu bidasanzwe, bagiye kwisanga mu bintu bakayoberwa ibyo ari byo. Imana irambwira ngo ni umwanya wo gusenga, kuko abantu benshi bavuye mu byizerwa baragenda bajya mu bindi. Abo ngabo rero mu gihe cyo gutungurwa bagiye kwisanga ahantu hameze nkaho nari maze kuvuga. Imana irambwira ngo buri muntu wese arinde izamu rye, buri muntu wese arinde ibye. Icya kabiri, nagiye kubona mbona hari ikintu kigiye kuza, kikiri kuza kigafata abana batoya guhera ku myaka 5 kumanura. Imana irambwira ngo hari ibyorezo bigiye kujya biza mu bana uko bukeye nuko bwije. Abantu benshi bagiye kugirwa ubukene, bagiye kugirwa abakene n'ibyo byorezo n'iyo ndwara igiva ku mwana umwe ijye ku wundi. Imana irambwira ngo ibintu bigambiriye gukamura abantu ni byinshi, ibintu bigambiriye gukamura abantu bikabavana mu byizerwa ni byinshi. Imana irambwira ngo ni umwanya wo gusenga,
ni umwanya wo kwambara imbaraga, ni umwanya wo guhagarara mu byasezeranijwe. Komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Bana nishimwe, Yesu aravuze rero ngo ndaza vuba. Nuko komeza icyo ufite. Mana yo mu ijuru yanyeretse inyereka, nabonaga abantu barira, bandi bababazwa, abandi bari mu bindi bikomeye. Mana irambwira ngo ni igihe cyo gusenga. Ikindi, hari umwanya ugiye kubaho gusenga biba umugani. Abantu babona ahubwo batakaje umwanya, ni umwanya wo gushaka ubutunzi, ni umwanya wo gushaka iby'isi, nyamara ntacyo byabamarira. Hari n'abazaba babifite, bagiye kuba babifite, ariko babone bameze nk'abasazi. Imana irambwira ngo komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Haleluya. Nabonaga imbaraga z'abera zimenagurika, nabonaga abanyamasengesho bibagirana, nabonaga babandi bari barahamagawe bamazwe n'ikintu cy'ubwoba, bimera nka cya gihe cy'intumwa bavuga ngo ntimuzongere kuvuga mu izina ry'uyu mugabo. Abantu benshi bakagira ubwoba, abandi bakavuga ngo duhite twisubirira ku mazi iyo twari twaraturutse. Ijambo riravuze ngo dore ndaza vuba. Nuko komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Haleluya. Mana yansanze irambwira ngo hagiye kubaho uburwayi bwo mu nda. Mana irambwira ngo mbwira abadamu mwambara imbaraga musenge. Hari ikintu kigiye kuza cy'uburwayi bwo mu nda, ukajya usanga umuntu biri kujya bimurira mu nda ntoya, bigafata n'umugongo bigashaka kuwucamo kabiri. Imana irambwira ngo ibyo byose nibigambiriye gukamura abera, kugira ngo bibateze ubwoba, kugira ngo basubire inyuma. Hari abantu bagiye kwisanga mu bintu batari basanzwe bazi. Imana irambwira ngo mbwire ubwoko bwayo, buri muntu wese aho ari. Ibindi kuvuga ntabwo ari ibintu bimara igihe kinini, abo dusanzwe dusengana barabizi. Iby'Imana ivuga ntabwo ari ibintu umva, ni umwanya wo gusenga, nta kurazika kubirimo. Ukimara kumva iyi mesaje, ubwire buri muntu wese muziranye mu buryo bwo gusenga, mwambara imbaraga zo gusenga. Nuko komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Nabonaga abantu bahuzagurika, bajya muri bizinesi, bageramo bikabayobera. Ubundi akavuga ngo ngiye gushaka ubuzima, akabona ubuzima ntabwo aribwo abonye. Imana irambwira ngo hagiye kuba akavuyo mu mitwe n'imitekerereze y'abantu, hagiye kubaho kwicira inzira, ndetse n'abandi bashaka ibyo gukora, ugasanga babandi bya bindi batari bazi nibyo bari kujyamo, bibwira ko ariho umugisha wabo uri. Nshuti yanjye, ni igihe cyo gusenga. Komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana irambwira ngo mbwire ubwoko bwayo, witakira ku manywa na nijoro. Ni umwanya wo gusenga, kuko amarira agiye kubaho. Ugiye kujya ubona abantu batari mu mwuka, batari mu masengesho, ujye uhura nabo ubone bishwe n'amarira. Imana irambwira ngo hari intambara nyinshi zigira gutegurwa. Uwiteka Imana arambwira ngo ni ugusenga, kuko nabonaga imitutu y'imbunda hari aho yerekeza, nkabona ifite ahantu yerekeza, ishaka kurasa. Haleluya. Ishaka gupirona. Imana irambwira ngo nsenge, kandi buri muntu wese ku rwego rwe afata umwanya wo gusenga. Wowe nkurikiye muri aka kanya, komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana iri ku devodo brain, hari imbaraga ziri kumanuka, kandi izi mbaraga ziri kuza kurengera babandi bayitakiye ku manywa na nijoro. Uyu mwaka wa 2025 muri uku kwezi kwa mbere, bwira Imana iguha imbaraga, kuko hari ibihe bitandukanye n'ukuntu abantu bavuga ngo ni uruganda. Ntabwo bitandukanye n'ikintu cyitwa uruganda, biri hejuru y'ibyo wakwita ngo ni uruganda. Nuko ndaza vuba. Ngaho rero nawe komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Yesu nashimwe cyane. Nuko ndaza vuba, nuko ndaza vuba. Ngaho komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Haleluya. Imana irongera irambwira ngo mbwira ababyeyi, aloside grobenik, ababyeyi batwite. Imana irambwira ngo ije kwitamurura, kuko nabonaga ikuzimu bohereza abazimu kugira ngo baze gukuramo inda babone ibyo kurya. Imana irambwira ngo abadayimoni bafite inzara, kandi bahazwa n'impinja ziri kuvuka ndetse n'inda zivamo. Imana irambwira ngo ariko ije guhagarara ku babyeyi bayitakira ku manywa na nijoro. Imana irambwira ngo yikomeje kwicisha abadayimoni inzara. Irambwira ngo ikuzimu nta nzara, ntabwo inzara izashira, ikomeje kubateza inzara, kuko ntabwo yemeye yuko ababyeyi bapfa.
bamwe bari kubyara, abandi bana bakava mu nda za ba mama wabo. Imana irambwira ngo ni Imana igiye itanze kubyara, kandi ni Imana itanze guheka. Icyo usabwa ni kimwe, ni ugukomeza icyo ufite kugira ngo hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana irambwira ngo benshi bamaze kwiha izindi mfatiro. Nabonaga hari icyuka cy'umukara kiri kuza. Imana irambwira ngo kiriya cyuka uri kubona kiri kwinjira mu bantu, kiri kugenda mu mazu, ni umwuka w'ubusambanyi umaze kugwira mu isi. Kandi irambwira ngo uwo mwuka niwo watumye nza gutsemba Sodomo n'i Gomora. Imana irambwira ngo ni umwanya wo gusenga, dusengere muri uku kwa kabiri ndetse no kwa gatatu, kuko harimo abadayimoni ndetse harimo intambara mu buryo bw'umwuka. Abantu benshi bagiye kwisanga barayobye, baramaze kuva mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ukibaza ibyo barimo, ukibaza ibyo bagiyemo bikakuyobera. Imana muri aka kanya ivuganye nawe wowe nkurikiye, komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Rimwe na rimwe ibintu biravugwa, ugasanga abantu babigize inkuru, ugasanga abantu babigize ukundi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya muri uyu munota Imana yavuganye nanjye, irambwira ngo buri muntu wese uri buze kunkurikira yirinde akomeze icyo afite kugira ngo hatagira umutwara ikamba rye. Imana irambwira ngo garuka ku rufatiro niba wari waruvuyemo, injira mu mwanya w'Imana, injira mu gukora kw'Imana, injira mu gukora k'Uwiteka. Imana irambwira ngo ni igihe cyo guhagarara, kandi ugahagarara mu kuri kwawe, ugahagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Imana irambwira ngo kubw'icyo kintu cy'ubusambanyi, kubw'ibintu byo gusuzugura Imana no kuyituka, Imana irambwira ngo benshi bagiye kuzahita akira, babone ntabwo ikibumvira, babone ntabwo ikibitaho. Imana irambwira ngo amatwi yayo agiye kuziba ku bw'abanyabyaha, agiye kuziba kuri bamwe bajye bahamagara bazi ngo baracumvirwa ariko batacyumvirwa. Imana irambwira ngo mbwira abana bayo ngo dobini sayini, wowe nkurikiye, ni igihe cyawe cyo gukomeza icyo ufite kugira ngo hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana irambwira ngo ababyeyi by'umwihariko batwite muri aya mezi, muri uku kwezi kwa kabiri, ni kuzamura hejuru. Ujye ufata agahe mu munsi usenge muri uwo munsi wawe, ujye ufata umunsi usenge nibura rimwe mu cyumweru, uri gusengera uwo mwana uri mu nda, uri gusengera iyo nda yawe, kuko abadayimoni bashaka kugira ngo bazihubuzemo ni benshi. Nabonaga baza bari kwiyahura kubw'inzara yari ibishe ikuzimu, bari kuvuga ngo twishwe n'inzara kandi ntabwo tukibona ibyo kurya, ibiryo byabo ni inda zivamo, n'impinja zipfa ziri kuvuka, ndetse n'ababyeyi babo. Akarusha iyo umubyeyi apfuye, abadayimoni baranezerwa, bakoresha umunsi mukuru. Imana rero irambwira ngo mujye musenga, nibura mufataga mu cyumweru, mufate umunsi umwe muri gusenga, mubwira Imana ngo tugusabye uburinzi, tugusabye kubana nawe. Imana irambwira ngo ni Imana yiteguye kugira neza, ariko hari bimwe tugiye kubona, nuko komeza icyo ufite wowe, ukomeze icyo wahagazeho, ukomeze icyo wamenye, hatagira ugutwara ikamba ryawe, kuko Imana igambiriye kugira neza, kandi Imana igambiriye kwihesha icyubahiro. Imana irambwira ngo uyu mwaka 2025 hagiye kubamo ikintu kimeze nk'ishuri. Buri muntu wese aziga isi, kandi azamenya n'iby'isi yari yaramuhishe, abone yuko ibitari biriho, abone yuko n'ibitari bishoboka byamaze gushoboka. Imana irambwira ngo dusengere itorero, kuko itorero rikomeje kugenda ryivangavanga. Imana irambwira ngo Satani afite uturufu, abari bitwa ko ari abarokore bamaze kwivangavanga, bose bambaye tenimwe, ubu ntiwamenya ngo n'uyu. Ariko Imana irambwira ngo iracyafite ibihumbi bikiyifite mu mitima yabo. Imana irambwira ngo kandi ntabwo izigera ineshwa. Irambwira ngo ni igihe cyo kongera kugaruka, tukongera tukambara imbaraga, buri muntu wese akongera agahagarara mu muhamagaro we, kugira ngo Imana imugirire neza. Tugiye gusenga Imana, ubwira Imana igufashe, kandi Imana ikujya imbere muri byose, Imana ikuyobore, kandi Imana igucisha aho utakwicisha, ukomeze icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye kubw'uyu muburo, turagushimye kubw'ijambo ryawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze ko wabanye natwe, urakoze ku bwa message Mana, uko wabimpaye niko nanjye mbitanze, kandi ndabizi neza ko bigeze ko bari kubyumva, ndetse nabo bakaba bagiye kubishyira mu bikorwa nk'uko uyu muburo wari utuzi. Ndakwinginze ngo uduhe imbaraga zo gutsinda Satani, ndakwinginze ngo uturinde, dukomeze ibyo dufite hatagira udutwara ikamba ryacu, kandi wari ugiye kutugirira neza. Ngaho rero komeze uturengere, komeze uturwanirire, komeze utubere ku rugamba, komeze kutuneshereza, abazimu n'abadayimoni bakomeze bashye, kandi Data wa twese ibendera ry'ubutsinzi rikaragare mu buzima bwacu. Byose twizeye ko ari wowe ubikoze, kandi ubikoreye kwiyubahisha. Ni mu izina ryawe tubisenze, urakoze. Amen.
Imana iguha umugisha wari unkurikiye, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.